Nshuti bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo ndabashuhuje. Nitwa Vuguzigira Alphonse, ndi umupasiteri. Ndabashimira ko mujya mudukurikirana mu kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo gitambuka kuri radio Umucyo kuwa mbere saa 12 z'umugoroba ndetse no kuwa gatandatu isaa 9. Kandi ndabashishikariza gukora subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa Pastorvuga kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro n'inyigisho za Bibiliya bikangurira abakristo kwihana no gukomerera mu mwami wacu Yesu Kristo tubishobojwe n'ijambo ry'Imana. Mu bibazo abantu benshi bajya bibaza rero harimo n'ikibazo cyitwa abazimu. Abazimu ni ikintu kiteye inkeke n'urujijo mu buzima bw'abantu. Bamwe bemera ko babaho, abandi ntibemera ko babaho, ariko nanjye ndibaza Bibiliya ivuga iki ku bazimu? Ese koko abazimu babaho? Niba babaho se Bibiliya irabigaragaza, niba batabaho se Bibiliya ibivugaho iki? Kurikirana ikiganiro ndibuze kubiva imuzi kandi turebe icyo Bibiliya ivuga. Reka dutangire twibaza iki kibazo. Ese koko abazimu babaho? Ubundi umuzimu ni iki? Turebeye mu muco w'Abanyarwanda, abantu batekereza ko umuzimu ni umuntu wapfuye ugaruka, abantu batekereza ko agaruka gutera abazimu. Niko abantu batekereza umuzimu. Bakaba bazi ko ni umuntu wapfuye cyangwa se umwuka w'umuntu wapfuye ugaruka gutera abantu bariho cyangwa abazima. Ariko iyo turebye mu myizerere y'Abanyafrika, ubundi mu myizerere ya Kinyafrika habaho inzego enye z'imyizerere. Icya mbere, abantu bizera ko hari Imana rurema isumba byose kandi iri hejuru ya byose. Iyo Mana abantu bumva batashobora kuyigeraho, niko imyizerere ya Kinyafrika igaragaza. Bityo bigatuma bakenera abantu bakomeye cyangwa se bita ko bafite imbaraga z'ibindi binyabushobozi kugira ngo bibashoboze kugera kuri iyo Mana. Niyo mpamvu no mu muco w'Abanyafrika hadutsemo icyitwa ubupfumu. Ubupfumu bituruka ku nshinga yo gupfumura kugira ngo abantu barebe ibiri hirya y'ibyo batabonesha amaso cyangwa se ibirenze imbaraga zabo nyirizina. Ariko icya kabiri, urwego rwa kabiri, bizera ko hariho imyuka y'abadayimoni cyangwa se imyuka y'ibinyambaraga n'ibinyabushobozi by'umwuka batabasha guhangara cyangwa batashobora. Icya gatatu, bizera ko hari imyuka y'abakurambere. Abakurambere bacu, iyo umukurambere apfuye utamunejeje, iyo umukurambere utamwumviye, iyo umukurambere utamuhaye ibyo yifuza, Abanyafrika benshi bizera, memu n'Abanyarwanda bizera yuko byanze bikunze ibyo bintu bikugiraho ingaruka cyangwa se abo bantu bakugiraho ingaruka. Ariko se turebye icyo Bibiliya ivuga, ubundi koko umuzimu ni iki? Urebye mu Cyongereza umuzimu ni ghost. Ghost bivuga umwuka. Kandi tubona ko urupfu rw'umubiri ni igihe umwuka w'umuntu uba utandukanye n'umubiri we, niho haba habaye urupfu rw'umubiri. Kandi Bibiliya itubwira ko iyo umwuka utandukanye n'umubiri, umubiri usubira mu gitaka ukabora, umwuka ugasubira ku wawutanze. Turi buze kureba icyo Bibiliya ibivugaho. Naho mu Kigiriki ni pneuma, nabyo bivuga umwuka. Ni amagambo amwe nayo dukoresha ku ijambo umwuka wera. Icyo twongeraho gusa ni wera, ukaba ari umwuka wera. No mu Cyongereza ushatse wavuga Holy Ghost. Hari abantu bajya bavuga Holy Ghost ukabona bamwe bagize ubwoba barikanze, ariko byose bivuga umwuka wera. Kubera iki? Nuko mu Kinyarwanda iyo uvuze umwuka dukoresha ijambo umuzimu. Niryo jambo dukoresha, niryo jambo ry'Ikinyarwanda umuntu yakoresha asobanura umuzimu. None se koko Bibiliya ivuga iki ku bazimu? Ese koko hari ihuriro ry'abapfuye n'abazima ku buryo bongera bagahura, umwe akaba yatera undi? Mu by'ukuri iyo turebye mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo w'9, hatwereka ko igihe Yesu yamenaga ikimenyetso cya 4, imyuka y'abera yabishwe bahorwa Kristo yatakiye munsi y'igicaniro. Ariko tubona ko mu magambo akurikira ngo barongeye bahabwa ibishura byera, babwirwa gutegereza. Iyo umuntu apfuye rero avuye muri ubu buzima, hari aho imyuka y'abizera n'imyuka y'abatizera irindirwa. Aho hantu haratandukanye.
turi buze kubireba mu nkuru y'umutunzi na Lazaro. Yesu ubwe yatwibwiriye atwereka ubuzima nyuma y'ubu buzima. Rero tubona yuko no mu mubwiriza ngira ngo ni igice cy'ikenda aravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo ibayo habe no kumenya ubwenge. Ntabwo umubwiriza yashaka kugaragaza yuko dupfa nk'abantu, imyuka yacu ikaba itakiri iyo kumenya cyangwa se kumva no kumenya ibiriho cyangwa ntibeho nyuma y'ubu buzima. Ahubwo icyo ashaka kugaragaza nuko umubiri w'umuntu niyo ugiye kuzimu, umubiri wo ntacyo wongera kumenya, ariko umwuka w'umuntu wo ukomeza kubaho, ukabaho mu bundi buzima, ariko ubaho uri aho Imana yawugeneye kuba. Nkuko tubibona iyi myuka yabera hari aho irindirwa, hari aho Kristo yayishyize cyangwa se ayishyira ikaruhuka itegereje wa munsi w'amateka y'Imana izacira isi. Reka rero tudatinze twinjire mu nkuru y'umutunzi na Lazaro mu gice cya 16 cy'ubutumwa bwiza bwa Luka, aho Yesu yagaragaje inkuru y'umutunzi na Lazaro. Hano harimo ibintu bine. Icya mbere nuko abantu muri ubu buzima kubaho wishimye ukize ntacyo ubuze ntabwo bisobanuye ko ari byo biguhesha ubuzima nyuma y'ubu buzima. Ushobora kubaho ubabaye wizera, nyuma y'ubu buzima ibiriho ntaho bihuriye n'ubukire tuba dufite muri iyi si. Nyuma y'ubu buzima ubukire tuba dufite muri ubu buzima ntaho buhurira n'imibereho yacu ya nyuma y'ubu buzima bufatika bw'umubiri. Icya kabiri nuko twese abariho turapfa. Ibyo byo nta mpaka bigirwaho, buri wese arabizi, twese turapfa. Icya gatatu kiboneka muri iyi nkuru nuko hari itandukaniro hagati y'abapfuye bizera Yesu n'abapfuye batizera. Kuko Lazaro bivuga umwizera bigahagarara bizera bose, umutunzi nawe imibereho ye n'imitekerereze ye n'imyumvire ye n'imyifatire ye bigahagararira abantu bose batizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero Yesu yagaragaje yuko hari itandukaniro ry'ahantu abapfuye bizera bajya n'aho abapfuye batizera bajya. Icya kane nuko aho abizera bajya hatandukanye kure cyane, ntawe ushobora guhura n'undi. Ni ukuvuga aho uwizera ajya n'aho utizera ajya ni ahantu hatandukanye ku buryo badashobora no guhura. Iki ni ikintu kigaragara cyane mu nkuru tubona hano. Kuba Lazaro yarajyanywe mu gituza cya Aburahamu ntabwo bivuga igituza cya Aburahamu nyirizina, ahubwo Aburahamu kubera ko ari sekuruza w'abizera, Yesu yakoresheje inkuru kugira ngo nitwumva Aburahamu tumenye, tuzirikane uburyo nka Aburahamu uhagarariye abizera bose, uburyo umwana anezerwa akagira umutekano, akagira imyumvire myiza, akagira icyo navuga guhumurizwa iyo ari mu gituza cya se. Kubera ko Aburahamu rero ahagarariye abizera bose, Yesu yagira ngo twumve ko abizera twese aho tujya tumaze kuva muri ubu buzima ni ahantu hatekanye h'umutekano, turindirira wa munsi w'amateka Imana izacira isi. Ariko aho tujya nta mibabaro yongera kubayo, kuko ijambo ry'Imana rero bitubwira nta mibabaro yongera kubayo, nta rupfu rwongera kubayo, nta bukene nk'ubwa Lazaro bwongera kubayo. Turaharindirira tunezerewe dutegereje wa munsi w'amateka y'Imana. Ariko abapfa batizeye bo aho bajya ntabwo ari ahantu heza, nkurikije uko Bibiliya ibitubwira. Bibiliya iratubwira ngo naho kubabazwa. Ibyiza ijambo ry'Imana ritanga inama riravuga ngo ibyiza umuntu abona muri ubu buzima byakwiriye kumubera inzira nziza yo kumenya no gusobanukirwa. Hanyuma icya kane rero tubona nuko, icya gatanu tubona nuko umutunzi yasabye Aburahamu kugira ngo yohereze Lazaro ajye kuburira bene se. Ese yaza kubishobora ntabwo yari kwizamukira ubwe byibura akababurira, ariko Aburahamu yaramubwiye ngo nta wazamuka ngo agende, naho umuntu yazuka ntibyakwemera. Bafite Mose n'abahanuzi bagire gute babumvire. Bigaragara ko iyo umuntu avuye muri ubu buzima biba birangiye nta kugaruka kongera kubaho. Iyi ni imirongo mikeya mu yindi myinshi twatanga mu gusobanura icyo umuzimu ari cyo, cyangwa se n'uburyo aba bantu bavuga ko abazimu babaho ntabwo ari byo, ntabwo abazimu babaho. Hanyuma rero noneho turebe ibyo abantu babona ni ibiki. Iyo somye mu rwa kabiri rw'Abakorinto n'igice cya 11 umurongo wa 14 haratubwira ngo ibyo ntibitangaje, Satani nawe yihindura nka marayika w'umucyo. Satani afite ubushobozi
ubundi mu buryo twigishijwe mu iyobokamana cyangwa se mu myizerere twigishije Satani nk'ikintu gifite amahembe kiraho ku buryo umuntu ashobora kugifata nk'ikintu cy'ikigoryi kiraho. Ariko usibye Satani kuba atarumviye Imana agahanurwa agatabwa mu isi, yari umuhanga na n'ubu aracyari umuhanga, afite uburyo bwose bwo kuyobya abera kandi abayobesheje ibisa n'iby'Imana. Rero Satani afite ubushobozi bwo kwikonforma cyangwa kwihindura mu kwambara ishusho ya sogokuru wawe, ya nyogokuru wawe, ya nyoko wanyu cyangwa undi muvandimwe wawe, hanyuma akakwemeza yuko watewe n'abazimu. Hanyuma igihe icyo ari cyo cyose wagira icyo ukora kugira ngo uturishe abo bazimu cyangwa se abo wita imyuka y'abakurambere, uba umaze gusenga abadayimoni, uba waguye mu mutego wo gusenga abadayimoni. Rero nagira ngo mbabwire neza yuko ntabwo abazimu babaho, ahubwo ni abadayimoni cyangwa se Satani bikonforma, bihindura mu mashusho atandukanye, kuko Satani ashobora kwigira marayika w'umucyo hanyuma akemeza abantu ko batewe n'abazimu cyangwa abadayimoni, imyuka y'abakurambere. Njya numva no mu rusengero abantu bavuga ngo turamagana abazimu n'abazimukazi, ariko ibi bintu nta na logique irimo. Mu by'ukuri uramutse unashyizemo logique ntayigaragaramo. Iyo ubajije abandi bakristo barakubwira ngo ni abantu bapfuye batizeye. Ntabwo ariko biri. Bibiliya itugaragariza neza nk'uko twabibonye mu nkuru y'umutunzi na Lazaro yuko hari aho imyuka y'abapfuye batizera irindirwa, hari n'aho imyuka y'abapfuye bizera irindirwa. Ijambo ry'Imana rero ritwereka neza yuko nta bazimu babaho. Umuzimu bisobanuye umwuka, kandi umwuka uba muri twebwe. Iyo umuntu apfuye rero ni umwuka utandukana n'umubiri. Uwo mwuka usubira ku Mana. Imana niyo ifite aho iyigenera irindirwa. Hanyuma niba ari abapfuye bizera bagategereza umunsi w'ingororano zabo, niba ari abapfuye batizera bagategereza umunsi wo kuzacirwaho iteka. Mu by'ukuri rero twarangiza dusoza tuvuga ngo abantu bavuga ko abazimu babaho baribeshya, ntabwo ariko kuri kwa Bibiliya. Satani ni umuhanga, atuma abantu bizera ibintu by'ibinyoma, ibyo bita illusion. Atuma abantu bizera ibintu bitabaho, hanyuma aho kugira ngo bahange amaso Imana n'umwana wayo n'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, abantu bagahanga amaso ibitagira umumaro. Nyamara usanga no mu nsengero aho kugira ngo abantu bamenye yuko byibura bakeneye guhangana na kamere y'ibyaha byabo ibatera gucumura no kutumvira Imana, ugasanga abantu turamagana abazimu n'abazimukazi. Wenda uvuze abadayimoni ndabyumva, ubutaha tuzagaruka tureba ibyo abantu bakunda kuvuga ngo abadayimoni babikuzimu cyangwa Satani abikuzimu, nabyo tuzabireba. Hari icyo Bibiliya ibitubwiraho. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Ese koko abadayimoni babikuzimu? Ubaye ufite ikibazo rero cyangwa igitekerezo, inyunganizi, waduhamagara kuri 0788483076, cyangwa se ku bakoresha Airtel Tigo waduhamagara kuri 0722545456. Kora subscribe, like, share, hanyuma ibindi biganiro bijye bikugeraho. Nibwo buryo bwiza bwo kudutera inkunga. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Si byiza